umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda, ukunzwe n'abatari bake, utuye mu mitima ya benshi bamukunda, umunyamakuru w'umuhanga kandi ufite ijwi ryiza cyane bihebuje, imwongere igikundiro Imana yamuhaye. Kuva kuri radiyo Salusi ugakomeza ku Isango Star, ukaza kuri Kiss FM, ubu akaba ari umuyobozi wungirije wa RBA, uwo nkubwira nta wundi ni Sandrine Isheja Butera. Yakoranye n'abanyamakuru benshi batandukanye, ariko muri abo bose nta n'umwe utamurata ibigwi. Bose bahuriza ku kuba Sandrine ari umunyamakuru w'umuhanga mu byo akora, ndetse uhorana udushya duteza imbere itangazamakuru. Twese tumuzi nka Sandrine, umudamu w'umusitari, icyamamare by'umwihariko mu itangazamakuru, ariko kandi nyuma y'ibyo byose ni umubyeyi ufite umuryango. Buri bavuga ko mbere y'ibindi byose abanza gushyira imbere umuryango we. Uyu Sandrine mubona ni Liti kuko yasomye ibitabo arabimara. Amashuri yarayize arayaminuza kuko bafite lisansi mu itangazamakuru n'itumanaho, akagira masters muri gender studies. Sandrine yakoze byinshi, yageze kuri byinshi bitandukanye, harimo no gukabya inzozi ze, kwiga ku kigero cya masters, kwandika ibitabo n'ibindi byinshi yagezeho. Sandrine ngo nubwo tumubona ku gasongero k'itangazamakuru, umugore wubashywe cyane kandi ukunzwe, tukaba dutekereza ko inzozi yarotaga yamaze kuzikabya. We ngo siko bimeze, hari n'izindi nzozi atarakabya, ndetse ngo hari n'ibindi byinshi cyane agishaka kugeraho. Uyu mubyeyi kandi uretse kuba ari umunyamakuru, ni umuyobozi w'ibitaramo bikomeye hano mu Rwanda, n'ibirori birimo n'abayobozi bakomeye mu nzego zo hejuru, yewe harimo n'ibyitabiriwe n'umukuru w'igihugu His Excellence Paul Kagame. Ariko si uretse ibi wumvise, ubundi Butera Sandrine ni muntu ki? Amazina ni Sandrine Isheja Butera, yavutse tariki 5 z'ukwa 9 1988, avuka mu muryango w'abana batatu, akaba ari nawe bucura bw'iwabo, ndetse ni nawe mukobwa wenyine. Kuvukira mu muryango w'abahungu gusa byatumye Sandrine akura akunda gukina imikino y'abahungu, ndetse akagira inshuti z'abahungu gusa kuko ari byo yabonaga cyane basaza be bakora. Nubwo uyu munsi ari umunyamakuru ukomeye cyane uri mu beza u Rwanda rufite, wese w'umwuga yakuze yifuza gukora, ahubwo yakuze yifuza kuzaba umwe mu bakobwa bakora mu ndege. Ariko ngo nyuma yaje kubyitegereza neza, abona bariya abakobwa bakora mu ndege bahora mu ngendo zidashira, ibintu bishobora kuba bituma batabonera umwanya imiryango yabo. Sandrine rero yahise abivamo, ahubwo atangira kurota ari umusemuzi, dore ko anazi kuvuga neza indimi enye zose zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Byo gusemura rero ngo yaje kubona atari akazi gahoraho, nabyo ahita abivamo. Amaze gukura noneho yagize inzozi zo kuzakora itangazamakuru, akazaba umunyamakuru ukomeye cyane. Abantu benshi bakundaga kumwibeshyaho ko ari umukobwa wa Nadia Umutoni wakoraga kuri televiziyo Rwanda, kubera uburyo bombi basaga cyane. Gukomeza bamubwira ko asa na Nadia Umutoni rero ngo nibyo byatumye Sandrine akomeza gukunda itangazamakuru no gukurikira uwo munyamakuru, ndetse akumva ko azamera nka we akamusimbura. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 nibwo Sandrine wari umaze gusobanukirwa neza icyo ashaka, yaje kujya mu cyahoze ari kaminuza y'u Rwanda i Butare, maze yiga itangazamakuru n'itumanaho. Muri uwo mwaka kandi yatsinze ikizamini cyamwemereraga kwimenyereza umwuga kuri radiyo ya kaminuza izwi nka Salusi. Sandrine yasoje amashuri ye mu mwaka w'ibihumbi 2012. Sandrine kandi avuga ko akunda ibiryo by'Abashinwa ndetse no koga, agakunda kandi umuziki cyane, azwiho no gukunda amabara atandukanye, muri yo harimo umutuku, oranje n'icyatsi. Akunda kandi abantu bamusetsa cyane ko akunda igihugu cy'u Rwanda cye, ntakunda abanebwe cyangwa abantu bamubeshya. Isheja Sandrine Butera yasezeranye n'umukunzi we Kagame Peter, umuhango wabereye ku biro by'umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo ku wa 15 Nyakanga 2016, aho tariki ya 16 Nyakanga 2016 aribwo basezeranye imbere y'Imana, bahamya isezerano ryabo ko bazabana akaramata. Ibindi wamumenyaho nyuma y'itangazamakuru, mu mwaka wa 2021 Isheja Sandrine Butera yahawe imirimo mishya mu nama y'igihugu y'abahanzi, aho yahawe inshingano yo guteza imbere abahanzi mu Rwanda.
ngayo nguko rero ibya Sandrine Isheja Butera, umunyamakuru w'umuhanga udashidikanywaho n'umwe ku mirimo yahawe yo kuba umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA, benshi bahuriza ku kuba yari abikwiriye. Iyi ni Mugisha TV, wowe utarakora subscribe, kora subscribe ujye kubana natwe mu biganiro bitandukanye.